Ikaze kuri mwe mwese dusangira amakuru anyuze ku rubuga rwacu rwa Star Technology. Turabifuriza gukomeza kugubwa neza aho muherereye, tunabashimira ko mukomeza kutugaragariza ko turi kumwe mu biganiro byose tugenda dukora, haba mubigaragaza mukora like, mubisharinga abandi, se buri umwe wese uruharagira, haba n'ubireba gusa nawe wese wumve ko tugushimiye. Aka kanya rero tugiye kureba ku bintu bigera kuri bitatu. Ni amakuru yasohotse muri Bitcoin SATOSHI agaragaza bino bintu ko ari bitatu tugiye kwitaho bishobora gutuma uhabwa indi face verification, bidasobanuye ko ari KYC ahubwo ari face verification, kugira ngo barebe niba koko account yawe ari iyawe ihura n'ibyo watanze muri KYC ya mbere. Tugiye gukora ino video rero, iraza kuba ari video ntoya yo kugira ngo tube update kuri iki kintu cyatangajwe n'itsinda rya Bitcoin SATOSHI. Ikintu cya mbere mu bintu byavuzweho, hagarutswe ku kintu cyo gusoza mining session yawe. Ubwo ni mu gihe umaze kubona ziriya block zose uko ari 150 ntukore receive. Nkuko twabitambukije muri video yahise ivuga ko byibura ugomba gukora receive inshuro 2 ku munsi. Biba byiza wenda ukakora receive mu gitondo, ukongera ugakora receive nimugoroba ku masaha ushakiye. Niyo mahirwe dufite yuko iyi ngiyi atari application ya mining irikoze mu buryo tumenyereye bw'amasaha 28 ngo biba ari itegeko ko amasaha 28 ashira kugira ngo uhabwe coin zawe runaka. Anga turabizi ko coin zihatangwa mu ma blocks. Izo block rero umubare wari wose ushobora gukora receive. Aha batubwira yuko igihe ukoze receive ari uko account yawe amaze kuba suspended cyangwa yamaze gukurwa ku murongo wa account bafite, ntago ari byiza. Bivuze ko iyo zimaze kuri 150 account barayisuspendinga, bw'ibibarwa nk'idahari kugeza igihe ukoreye receive bigakomeza. Ibi rero bishobora gutuma bahita baguha indi face verification. Ahangaha iyo baguha indi face verification bivuga ko ikiba cyabaye nuko haba bari gukora icyo bita anti-cheat. Anti-cheat rero ni uburyo bwo kugira ngo birinde ko hakoreshwa account zirenze imwe kuri buri muntu. Iyi ngiyi ni mining igenewe umuntu umwe kuri device imwe, wenda se telefone uri gukoresha akaba ari imwe ihwanye n'umuntu umwe, ubwo na account imwe. Rero iki ngiki cyo bikora no kugira ngo barebe niba uko nguko account yawe suspend utayivuyeho se cyangwa se utari murakoresha iyindi. Yes, mu buryo nk'ubwo ngubwo. Ibi rero ugomba kubyirinda ukora receive mu gitondo ndetse ukanazikora nimugoroba. Ikindi kintu rero gishobora gutuma uhabwa indi KYC cya kabiri nicyo bise bad players. Ubwo ni abakoresha device zirenze imwe mu gukora mining. Bivuze ngo abo ngabo ntabwo baba bafite igihe bashobora kwakirira izo Bitcoin blocks zabo. Ushobora kuba ari abantu badakora receive nk'uko twabivuze byibura inshuro 2 cyangwa 3 ku munsi, cyangwa se abantu badakora ama hash cards. Niba uzi ko udaparticipa muri hash cards ukaba utana receiving inshuro zirenze imwe byibura ku munsi, aho nawe ushobora guhura n'iki kibazo cya anti-thief, cya anti-cheat, aho ushobora guhabwa indi face verification. Kandi ahangaha ntabwo ari ibintu byoroshye kuko hari igihe usanga verifier ya mbere idahari cyangwa se itaboneka byihuse, bikagusanga birimo biragutinza. Ikiza rero n'ubundi urumva ko ari kwakugirwamo inama yo gukora receive byibura inshuro zirenze imwe ku munsi, kandi tugaparticipa muri hash cards. Ugomba guparticipa muri hash cards uko byagenda kose. Hanyuma rero tukiri kuri kino cya hash cards, ushobora gusanga utabona akanya ko gusharinga ama-cards yawe. Ahangaha si ngombwa ko ukora initiate hash cards, ahubwo wowe ureba iz'abandi batanze ugakora join. Ubaye ntaho ufite uzikura, watwandikira kuri WhatsApp tukagushyira mu magroupe agufasha, haba ya WhatsApp cyangwa se Telegram, agufasha kubona ama-codes ya hash card, ukajya ukora join gusa, ubundi uinitiatinze iyo hash card, ibindi bisigaye akaba ari ibye. Kandi tunibuke ko hash card usibye n'iki ngiki cyuko bikurinda izindi face verification, zishobora no kugufasha kongera my hash yawe, ari nayo ituma mining rate yawe izamuka.
iki nacyo rero ugomba kucyitaho, kandi nanone tubibutsa ko mu gihe winishiyetinze hashcard aba ari wowe n'ubundi wo gukora execution mu gihe umubare w'izo washyizemo wuzuye. Ugomba kubyitaho ukabicunga ko abantu bose wagiye usharinga amakode yawe bagiye bayikoresha, ubundi ukaza gukora execution. Si byiza kubatindira kuko ibigomba kuvaho hakazaho n'izindi. Hanyuma rero ikintu cya gatatu bavuzeho cyari ikijyanye n'ibisubizo kuri bino bibazo bibiri twabonye hejuru. Icya mbere ni ukurisivinga bitcoin satoshi byibura inshuro 2 cyangwa 3 ku munsi kugira ngo wirinde guhabwa indi face verification. Ikindi cya kabiri nanone nk'uko twari tubivuzeho ku ngingo ya kabiri, participa bihagije muri hashcard exchange, ubwo ni uguhana ama hashcards. Ibi nabyo byose bizakurinda kuba wakongera gukora face verification. Iyi rero ni video ntoya twari dukoze kugira ngo dutambutse amakuru twahawe, tubyiteho kandi tumenye yuko iyi nguyu ari umushinga ufite gahunda nk'uko dukunze kubivugaho, dukomeze kubyitaho. Turabashimira mwese twabanye, naho ubutaha mu yandi makuru akomeza agaruka muri Staro Technology, naho ubutaha.